twarishimye tugenda mu cumba turarira noneho tukagenda tukareba ahantu ibintu birunze mbese nyine tukumva ari nk'inzozi kandi hariho nk'ibintu byinshi bimwe tutari tuzi byo mu mushashi kuko nawe nyine umuntu umukire ureba amanida aho ngaho noneho akatubwira ngo ari anamata tukabasa amata y'ifu abaho twebwe twari tuzi yayandi bakama si twari tuzi ko amata y'ifu bakatubwira ngo zirabombo ngo zikorewe mu mata y'intuza ngo y'ihene none urumva kiragiye mu by'ukuri twararize turishima tukagenda tugahobera imifuka nyine ibyo kujya aho biri urumva nyine byari ibintu birenze kugira nyine ngo wumve nawe wiriwe mu nzu nta kintu gihari ariko gutyo mu masaha ngahe ukamubona gusa icumba cyuzuye ibintu nawe uwo muzungu akaba arafite gahunda yo kwimuka ava muri karisiye hayimubwira mu yindi karisiye umva ibitangaza by'Imana tumubona ku munota wa nyuma arangize aragira adusange ahantu atavuga ati wapi ntabwo mwaba hano hantu muraho neza mumeze mute tumeze neza turashima Imana turabakiye kuri channel yanyu ya Mama Ariel yo basuhuza n'imukike Betty kubashasha mumeze mute twizere ko mumeze neza twego tumeze neza uyu munsi no umunsi uri special kabisa nkuko bireba imbere yawe aho twagize amahirwe yo kugira umushitsi udasanzwe turabaramukije aho muhereye mwese abari mu mpande zitandukanye uko dusanga tubivuga abari muri Amerika abari muri Afrika Saba kutangiye kandi ako mwabantu bo muri Amerika turabaramukije aho mu Burayi mumeze neza Sama ndakwakire wakiri mushitsi nushaka umuririmbira kuko ngiye byandenze turakwakiriye mushitsi wacu hello guys nongeye kubasuhuza nongeye kubabwira ngo yambu cyane twongeye kugirirwa amahirwe twabonye undi mutumigwa umutumigwa udasanzwe turakwakiriye hano iwacu nanjye ku mazina y'abantu bagiye kumbona bwa mbere nitwa Samaza Allen ndi umugore mfite abana 2 n'umugabo umwe hariho abantu bansetse ngo navuze ngo mfite umugabo umwe none nge naje kugira ikibazo nkabane se kuki tuza tuvuga imibare y'abana ariko umuntu ntavuga umubare w'umugabo none se nuko umugabo ari umwe ari oyaye bobana benshi byandi nawoze mvuga nyoko rero mfite umugabo umwe rukumbi rero turakwakiriye mushitsi wacu ikaze hano iwacu kuri Mama Ariel TV sawa muragasangwa abambonye nyine kuri no channel bwa mbere twa Facebook korera ikinyamakuru cya TV 1 mu mugoroba wa joro uzasanga kwa Papa Legend OG aba bose ni abafana bacu mu kanya turaje mu gitaramo twarayikisha nijoro kugikurikira hanyuma tuje mu kiganiro hamwe nabo n'abakobwa bagifungura channel niho bakitangira ariko kandi bafitemo ibintu byinshi bazadusangiza n'abantu benshi bazigiramo byo nategereye ibiganiro byabo bya mbere biranesparinga kugira ngo nze gukorana ikiganiro nabo ikiganiro kiribuze gucano muragisanga kuri channel yabo ya Mama Ariel TV hanyuma muraza no kwisanga kuri Mirunda TV 1 rero abantu bose bari kuri Mirunda TV 1 mugende kwa Mama Ariel mukore subscribers kugira ngo mumuteze imbere mumuzamure afite impano nyinshi n'ibindi bihangano byinshi muzagenda mwumva gusa kimwe mbaye mbabwiye mugitangire muzirinde kuja mu mvugo nyandagazi ni gutugushatse kuvuga iki ni kuvuga ngo hari abafungura YouTube channel batayifunguye nk'impano bayifunguye nkaho bagiye guhangana timukaje guhangana ku YouTube channel muzavuge ibibarimo kandi byubaka atari ibintu utekereza ko ejo umwana wawe naje kubireba uzogira isoni n'abakwe bacu ni kuvuga ngo uzamenye ko ikiganiro uzokora umwana yo kireba umubyeyi yo kireba sumuko yo kireba no kubuko yo kireba nubona ikintu ugiye gukora kizogutera isoni uzokereke urakoze mutumirwa wacu turishimye n'amahirwe adasanzwe twinjira mu kiganiro uvuze ko wabashije kudukurikira haga ikiganiro ari icambe ari ubwa mbere tugikoze wenda ku muntu mushasha uje kuri no channel kuri channel zone uvuze ko wadukurikiranye ibiganiro byacu
ndabizi ntabwo twebwe ari abafana ni abakunzi uri umukunzi wacu cyane hari n'ibibazo washatse wambajije inbox biba ngombwa ko uyu munsi wifuza ko turi buganire ndagira ngo umpere aho twagiye tuganira umbwire wenda ahantu hagiye wifuza kumenyaho ku byo tutaganiriyeho wakwisa kusangiza abantu bari hano hagiye hagutera amatsiko. Yego, ikiganiro tugiye kuganira ni ikiganiro cyabo ni kirekire n'ubuhamya bw'ubuzima burebure. Ubuzima ni murabona ni abamama umwe afite abana babiri undi afite batatu. N'ubuzima burebure babuze ababyeyi bageje mu buzima bwo babuze se babura mama wabo baza gusigarana mu kaka nawe baramubura hanyuma baza gurerwa iyo urumva abana batafite se ntibagire nyina ntibagire na nyirakuru ngo baje kurerwa n'imiryango yabo ibegereye barimo base wabo ba nyirasenge n'abandi bose babegereye n'abanyirarume. Ariko reka turagenda kubera ko kino kiganiro cyavuzwe ku macano yabo muzagenda mukiyasanga uzaza ukenera kumenya byimbitse cyane azaza agenda ko mama Ariera TV noneho ari yagisanga cyose. Reka duse nk'ababwiye muri Samari buke gusa kugira ngo tuzaze ni birebire ariko turabicamo kugira ngo abantu bazaze kureba byinshi cyane kuri cano yanyu. Mwari mutuye aho bita mu karere ka Bibogobogo? Yego niho twari dutuye. Niyo mwari mutuye mu muhanda witwa ku Kabara. Ndahazi narahageze. Niho mwaje kubura papa wanyu Pole sana. Naje wicaye hano hagati baje nta papa ngira nta mama. Yesu ariko gawe yababuze wakoze undi mugenzi wacu ni imfubyi kabaye kubabwira ko ari imfubyi z'abasaza none ni imfubyi buri wese afubyi musazi baho ariko twabonye hari imfubyi ntoyi wose buri wese hari umuntu ambwiye ngo iyo umuntu yamaze gushaka yarabyaye ngo ntubukire imfubyi kubera ko abana baba ntabwo tukiri kandi bazavuga ngo zipfa yakuze yewe ariko maye narabifuza ntabwo tubonye imfubyi ishesha naje mugiye kuganira hano naje tabavye ifite Pole sana kandi naje nababuze mu gihe nari mbakeneye cyane ukiri mutoya sinari mukuru cyane uko ntaho umuntu adakenera ababyeyi njyewe nababuze igihe nari mbakeneye cyane. Wari nko mu myaka ingahe? Nka mama we namubuze ariho ngishaka ngize nk'imyaka nk'ibitatu. Papa we namubuze tubura amezi ukwezi kumwe tubyara umwana wacu mukuru. Bagize disi bakurikira aho disi niho yagiye atamubonye. Ico ni ikintu nyine mporana nzobegeye kavu ahubwo uzaduhamye nawe uzaza neza. Yego ariko jewe nari maze kuba mukuru. Nimwe kabavuga bukeya nikawe wari mukuru uyu ni murumuna wawe muva ku Kabara urangana gute? Ntago nari mukuru cyane nari mutoya kuko ntago twavuye kiragiye twaburi papa 98 papa yari umusirikare noneho nyine nyuma tuza kwimukira mu Rwanda. Urumva iso yaguye ku rugamba ariko rugamba n'ubundi no munsi rugize guta no buraca ari nayo ntego yo kuvuga ngo hari abantu benshi bagiye bambaza barako se ngo ni wowe ngo nimege mwabaye imfubyi mwenyine hari abantu ngo se ngo kuki bategereje biri murabizi hari turimo kunyura mu bihe bikomeye aho buri munsi abana barimo gupfakara abana batoya tukagira imfubyi nyinshi. Rero intego yacu ni ukugira ngo tubasangize ubuzima tubereke ko ejo hahari umuntu utagomba gushira ibyiringiro ngo wumve ngo urihebye ngo wumve ngo birarangiye kumva ko ubuzima ari aho burangiriye kwa bizenga. Yego wakubwiye gutyo yananiwe gutekereza cyane. Iyo uganira kino kiganiro hari abandi bana bahaye basigwa n'ababyeyi none bareba imbere n'inyuma bakabona haragoye no kubabwira ngo dore n'abariya barakuze namwe muzabaho cyane. Nuko muva mu karere ka Bibogobogo muri muka bari maze kubaburira papa muza mu gihugu cy'u Rwanda aho abantu benshi nyine urimo kumva bavuga ngo igihugu cy'u Rwanda ngo catugiriye nabi ngo cagize gute mwebwe muri imfubyi zavuye mu karere ka Bibogobogo ariyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muza kurererwa mu Rwanda murakura mubaho mushitse mu Rwanda mwabayeho gute muvuye mu Bibogobogo
mwahavuye mwabuze papa muje mu Rwanda muhazanye na mama wenyine kandi mama wenyine azanye sharije y'abana batari bakeya yari afite kandi aje kubarerera ahantu adafite isambu adafite inka adafite akazi ahantu hakoreshwa umutwe kandi ndazi ko abamama b'iwacu bagaze bashaka bakiri batoya yari mutoya we noneho cyane ngo cyane yari mutoya bagaze bashaka bakiri batoya bakaza bataraniga wenda ngo bafite n'amashuri iyo mufasha ku myaka 20 umukobwa w'umunyamurenge wo hambere yabaga abyeka 3 mushitse mu Rwanda byari bimeze gute ubuzima bwari bumeze gute mwari mubahe gute samari gusa ibyinshi bazabisanga hehe kuri mama ari nkuko twabigiye tubisanze mu biganiro dushimira n'abantu bakurikira ibiganiro byacu twizere ko n'abantu benshi mugiye gukurikira byari ubuzima butoroshe pe bwari ubuzima butoroshe mama yari umuntu ukiri mutoya afite abana ari ubuzima nta hantu yaje mbese ari ahantu nta hantu abona ubuzima pe agasanga hari muramu we wari uhari nawe kandi nawe nta buzima ararimo butari bwiza nawe nta kazi nyine byari ibintu bitoroshe pole sana kuvuga ngo muvuye mu ibisambu muvuye mu nka zanyu muvuye mu gihugu araje yisanze aho ngaho agatekerezaga iyo atekereje ajyanye neza nijoro uratekereza ko yagazabura akabura icyerekezo cyane birumvikana mwageranye imyaka ingana na mama mbere ko nawe yitaba Imana ko na mama yaje kwitaba Imana none se fata 98 kuva dutandukanye na papa na mama papa we mwamubuze 98 noneho muza mu Rwanda 9 mwaje 98 mu Rwanda mu 2000 kuva mwagize mu karere ka Bigogo imyaka 2 muzi umubyeyi noneho muza kuza mu Rwanda mu 2000 mama mubana muri ubwo buzima bwari bugoye yari yavuye aho yapfushirije umugabo noneho araza abazana mu gihugu mu mujyi hatarimo ikintu na kimwe cyose yari afite yifashisha kandi nta kazi afite ariko abazana kwizera aravuga ngo bazabaho cyane mugeze mu Rwanda mu 2000 waravuze uti mwageze mu Rwanda mubana musanga yari afite muramu wari wese wanyu nawe utari ufite akazi gahagije kabasha kwifasha namwe gahagije ntako yari afite noneho mugiye kuba mu buzima mama ni umupfakazi afite muramu wasanze nawe nta kazi afite gahagije umufasha ari we yari ahanze amaso ni mwe nkabatekereza icyo kintu aho yababivuga nibabyumve kandi aje afite abana b'indahekana hanyuma mubana na mama imyaka ingahe mu Rwanda ubwo n'ubu twabanye imyaka 7 mama mugire n'imyaka 7 kuko yitabye Imana 2007 yitabye Imana 2007 muri ubwo buzima mubana nyine na mama nubwo tutinjira nyine deep ariko se mwari mwiga mwese hari abatagaza biga kubera kubura ubushobozi hari abana bari baragiye kurererwa ahandi kubera ko mama atari afite ubushobozi bwo kubarera ukuntu byari bimeze icyo gihe ndibuka tuza twege mu Rwanda mugenzi wanjye urabona ko akunda umwana wajyaga ajya gucuka iwe rero agiye kwa kaka asa nk'uruguru rero yasigayeho ariko nyine nawe yaje kuza nyuma adusanga ni ukuvuga ngo muri icyo gihe kuko nabahaye ubuhamya byari ubuzima butoroshe pe aho twabonye mugira neza asanga tutiga yego abona abana banyuraho yanyuraho akabona abana bari bicaye nyine amasaha yo kwiga abana baricaye bari hanze nyine mu rugo bari mu rugo abyibazaho cyane aza kubaza umukozi wiwe nyine bari abana bimeze bite baza kumusobanurira ko ari abana umukozi ni umushoferi yari umugore w'umuzungukazi w'umunyakanada nibwo nyine yaje gusaba nyine ko yabonana na mama aramuhamagara baragenda barabonana bamare kumusanga nabitanze ubuhamya mw'abantu mwe muzajye kurucana amariyeri mukurikirane bino bintu arangiza aramuhamagara nyine aragenda barabonana biba ngombwa ko nyine
afata sharije yo kutwigisha ndetse n'ubundi buzima bundi bwa buri munsi. Imana imuhereze umugisha. Imana umva uriya muntu imuhe umugisha imuhe n'iruhuko ridashira. Yaje kwitaba Imana no mu muzungu. Ahubwo ntabwo twayoga amakuru ye ni maremare cyane. Ayo niyo tuzibuze kuvuga. Twenda dufashe nk'icyumweru cyose ntabwo twabuze icyumweru. Aho nyine igituma ashaka ko tuvuga y'uwo muzungu ni ikintu kimwe. Dufite bene wacu bari Burayi, bari muri Canada, bari muri Amerika, bakagira abavandimwe babo bapfakaye bari ino, bakagira abana b'abavandimwe babo bari hano. Icyo nshaka kugira ngo tuvuge ni iki, ukuntu uwo muzungu yabafashe, yatugiriye impuhwe, yabagiriye impuhwe, mutavukana, atazi n'ururimi. Noneho turashaka ngo mubiganire kugira ngo biyesiparinge umuntu uri muri Canada cyangwa muri Amerika ufite abana b'imfubyi b'umuryango wabo bari hano, yumve ko n'umuzungu yagize uburemere bwo gufata batazi, abe yafata bari abana abagirire neza. Ukuri niba hari ikintu ngewe mu mpamvu yatumye nkora ino cana, ushobora kuba wenda turabona umwana w'imfubyi yenda muri famiye yanyu, wenda ushobora mwagize amahirwe nta bana b'imfubyi mufite, ariko harimo abantu bakenye ugasanga abana bo mu rugo bagiye ku ishuri ari uko ise yiyusha kuye, mu gihe ashobora kuba afite abafamiliye. Narabivuze ngiye hano, ariko muzi abantu bigishwa na za compassion. Compassion si yari imishinga y'abazungu, yari imishinga y'abazungu, ugasanga abantu bigisha na za compassion. Imana ikakugirira neza, ushobora kwisubiza amaso inyuma, siko nigishijwe n'iyi mishinga. Ngewe ubu hari umuntu nawe ndimo gufasha, hari umuntu nawe ndimo gufasha. Mu by'ukuri twabonye neza y'Imana ku muntu tudahuje ubwoko, tudahuje uruhu, atugirira neza, tugira neza. Njye nibuka uwo mugoroba nagiye mbivuga, yahamagaye mama aramutwara, yaje yikoreje abakozi nk'abangahe, kwa nasunda kavuze ukuntu yaje amwikoreje, bahasha ibiryo bari bakazatuzana n'ano mazi ya za jibu, buri kimwe cyose na za bombo, buri kimwe cyose gikenera aragenda arashopinga imyenda. Noneho bigeraga igihe nyine yaje kudutwara atuguriye inzu aragenda agura. Banze reke ku nzu, turacara aho kwaho nyine bahuye na mama wawe, mwari mu buzima bubi, wenda n'umufuka w'umuceri ntimwagaze muca, wenda mushobora kuba mwagaze muja kurya umuceri ariko bakubishije. Noneho mubonye umugira neza, arabafashije, mubonye umufuka w'ifu mu nzu, mubonye umuceri mu nzu, mubonye ifu yego mu nzu, mubonye amavuta, mubonye nyine nk'ibyo abandi bijya bindi byose abandi bagira mu nzu, umugoroba umwe murabibona cyane. Wumva gumeze gute? Mu by'ukuri ntabwo navuga, kubera ko icyo gihe twari tukiri abana, uvuga ngo wumva gumeze, twari abana bazi ubwenge. Kimwe nuko nawe ushobora uzugera wa munsi wakubise byakunaniye, ukabona kuri MPS yawe haje akantu, cyangwa ugahita ubona ko Imana igukubise surprise nko mu kazi cya gihe wabonaga akazi karangiye, ukabona ubonye contrat y'akazi, ukabona ubonye opportunity handi hantu, uko wiyumva amarangamutima yumva kakanya. Natwe muri icyo gihe niko byari bimeze. Urumva ukuntu yari ameze, ko ndabatekereza nkabona abana batoya, wenda batari bafite ibyo kurya bihagije, batari bafite minerva kuja ku ishuri, abandi bana bambaraga uniform bagaye ku ishuri, mwebwe muri aho ngaho, mwebwe mukaza mubareba bavuye ku ishuri. Noneho umugoroba umwe mubonye ibyo mutagaze mubona birabaye cyane. Ni ibintu bishimishije, kandi hahandi usubiramo n'intege, ugasubiramo n'intege ku buryo nk'ubu nyine tuvuge wenda hari abana bagiye bapfakara bari hano bakiri batoya, agira ko kubona inzu bagiye kuyikinga, Imana ikamukubitiramo akabona abanye amafaranga. Uwo mubyeyi yumva bimeze bite? Kandi iyo muri ibyo bihe n'umwana muto yazamenya amakuru cyane, azabwira ababo ngo nyuma y'ito ngo nataka kuyifunga ngo atujalipa. Noneho iyo ari abana bato batafite ibyo kurya, azabwira ababo ngo kwetu hano muri Kenya akavuga ati nta fu dufite cyangwa nta muceri dufite mwacu. Reka mvuge aho ngaho kuri ya joro,
iwacu ntago habivuga kuko nuko ari batubwiye ko ari samari oya bivuga nyine reka samari. mudogo gato byinshi twarabivuze mube free mu bivuge oya si ukuvuga ngo kuba free twarabivuze waravuze ko kuko uwo muzungu utakavuze nico gituma ariko ashatse gutindaho kugira ngo n'undi wari we wese yumve ko imera nk'umuzungu nk'uwo munsi nyine bazana stock kandi urabizi kiragiye babizanye nta n'ikintu cyari kiri mu nzu byari ugupimisha nyine ku kiro twarishimye tugenda mu cumba turarira noneho tukagenda tukareba ahantu ibintu birunze mbese nyine tukumva ari nk'inzozi kandi hariho nk'ibintu byinshi bimwe tutari tuzi byo mu mushashi nkuko nawe ubu nyine umuntu umukire ureba amanido aho ngaho noneho akatubwira ngo ari amata tukabasa amata y'ifu abaho twebwe twari tuzi yayandi bakama si twari tuzi ko amata y'ifu bakatubwira ngo ziriya bombo ngo zikorewe mu mata y'intuza ngo y'ihene none urumva kiragiye mu by'ukuri twararize turishima tukagenda tugahobera imifuka nyine ibyo kurya aho biri urumva nyine byari ibintu birenze kugira nyine ngo wumve nawe wiriwe mu nzu nta kintu gihari ariko gutyo mu masaha ngahe ukamubona gusa icumba cyuzuye ibintu urabyumva nawe byari umunezero udasanzwe tubwire n'ababuze icyo barya kuri none bihangane bamenye ikintu ko na nyuma ya zero Imana irakora bya bindi kera bakaza bavuga ngo ikinyamujongo ngo kisa kigaburira abantu bari bazi ko hotel ibiri yacagaburiye ndi cyagabura hana bisirayeli cyagaburiye niwe wagaburiye wese yasi umunyezirayeli yego Eliya nuwahe cyagemuriye Eliya ngo kandi ako saba pastor babakurikiye cy'urugano sinoromushe yaringa yo Imana irakora cyane ibyo muba murabibonye nimugoroba murishima mama arateka inzara irashira mujya amapigo inzara irashira mu nzu ni ukuvuga ngo mwaza mushaka ngo muteke buri kantu kose mugakora ukoraho buri kantu bose ugenda ukora turigata amata y'ifu ubu ni wo munsi muza mwumva iyo bavuze ngo abanyisiraheli bari ni ukurya ibyo batari bategereje batari bafite n'aho kandi n'uwo bari barangariye atari wo wabizanye ariko uza abantu hano hari akantu nabonye ejo bundi ntashiba mu rusengero barashima Imana ko ngo batagikinyira abantu amazu ngo hano ngo habagaho ibintu byo gukora fundraising mu masengero ngo sasanga ngo ko baracangira abantu muri iki gihe dufite abantu aho ujya gushima avuga ibintu by'Imana nk'aya mateka tuba tuvuga akagira isoni akumva bimuteye ipfunwe turemye mu kuja gushima tukagira nk'isoni cyangwa umuntu yaza hano akamva gusa nuvuga ibi ngibi ariko ntiyibuke bya joro ntiyibuke cya gitondo ntiyibuke igihe nyine yari muri ubwo buzima kandi yajaga no gusengesha especially kandi abantu bacu bo mu bwoko bwacu mu mbabariye singiye kuvuga nabi tugira ako kantu aho ujya gutanga ubuhamya buriya we gukora yabuze icyo avuga uzi umubwira nyine hano ukamubaza ati se wewe ni gute kandi bazamwishurira inzu bakishura n'abandi we nukuri kw'Imana n'ijuru uwo ni Imana nyine ugira sponsor ngo nukuri kw'Imana mutawe kandi mu gihe iyo uvuze ibitangaza Imana yagukoreye wawo urimo guca mu byo waciye ni ukuvuga ngo uryize ugufasha ukabitesha agaciro yego dukomeze hanyuma uwo muzungu araje nimugoroba murariye murishimye mubaye abana nk'abandi muri quartier mama yakije imbabura iratinze kuziko kubwo ibyo gupimisha byo bitekwa kanya gatoya ariko ibyo ibiri mu nzu hatekwa inkono nyinshi mu gitondo wenda aramubwira ati abana nibitegereje ku ishuri ntago byagenze gutyo muri ico gihe twabaga mu nzu imwe twese muri famiye nyine n'abandi noneho yagize agati rero ugomba gushaka inzu yawe nko gukodeshereza inzu ukodeshereza inzu ukajya mu nzu yawe yaje kubwira abakozi ngo bashake inzu barayibura inzu barayibura pe ntabwo byari ibitangaza by'Imana arangize inzu amaze kuyibura tuza kugira hari ahandi hantu muri iyo minsi nako turi mu minsi yo kwimuka dushaka kuva muri iyo nzu sinzi niba wibuka inzu zabaga n'inzu za leta
ariko nyine zabaga nk'aho zishaje ariko zikibamo nk'abakozi ukuntu. Izo nzu ni twari twagiyemo. Kera zabagaho mu Rwanda. Izo zari z'abakozi ba leta zishaje za cyangwa nk'imishinga yakoreragamo ukuntu. Noneho tuza kuyimukiramo. Tumara kuyimukiramo umugoroba umwe aza kutureba. Twari twabuze inda yo gukodesha. Araza harahareba nyine ntiyashima. Nawe uwo muzungu akaba yarafite gahunda yo kwimuka ava muri karitsiye hayimubwira mu yindi karitsiye. Umva ibitangaza by'Imana tumubona ku munota wa nyuma. Arangize aragira adusange ahantu atavuga ati wapi ntabwo mwaba hano hantu. Ahita twimura tujyana iwe. Urumva akwibaze nawe. Yibaze habe n'ubu nyine ukomeze uko. Umuzungu ugahita wisanga uri Westland ni urugero. Yego. Mutekereza ko ari iki cyatumye cyane umuzungu abafasha kandi wenda hariho n'abandi bari bakenye ni ukuri nta kintu gizawe n'igihe cy'Imana cyari kigeze. Ni kwa kundi cy'Imana yakugeneye cyawe. Nyine n'igihe cyacu cyo guhindurirwa amateka cyari kigeze. Nta kindi kintu bamubwira zangwe kuko kimwe nuko haba ntago gano ko tubayeho nabi cyane kurusha abandi bandi wenda urebye muri karitsiye. Gusa n'igihe cyacu Imana cyari kigeze kugira wenda ngo hari uyu munsi nzayimvuga ayo mateka yasangiza abandi bana bacu muri ibi bintu. Mwari mu nzu muri benshi mugiye mu nzu y'abakozi ba leta yari ishaje mu mugoroba umwe kandi mwisanze mu nzu irimo umuzungu. Yego koma cyari gifite amazi mu nzu. Igipangu kimeze gite. Mbese ibintu byose bikorerwa mu nzu urabizi nyine amazu ya kijyambere. Yego. Dutekera ku mashanyarazi ruba nyine. Nibategere gusa ibintu byose bikorerwa mu nzu. Ubu nyine urabona nyine turabikora ubu nyine. Uwo twaba tubibwira arumva ari interested. Abantu nyine bavuye muri ya myaka. Ayibo yiwe ngwiki. Abenshi dukurikirana muri ya myaka bari bakiri hehe. Bari bameze nabi kandi kiragiye nta guseka. Nibuke neza ko uyu muntu wabafasha tasanga rya bugufi mufitanye. Nta nubwo n'uruhu twasaga. N'uruhu wikwirirwa n'uruhu ntarwo. Ikintu gusa mwari musangiye mu mwuka w'Imana yashize cyane. Nuko mwabanye nawe igihe kingana gute? Ntabwo twabaye igihe kinini. Urumva twahabanye dushakira inzu yo kugura. Mana we. Nuko. Ariko mw'abantu uzi ko muri iki gihe umuntu asigaye yishurira indi nzu kubera tuvuga ngo nzakwishurira ngo amezi 2 inzu akabona yakoze igitangaza kandi afite ubushobozi bwo kuba yamwishyurira umwaka cyangwa yamwubakira inzu cyane. Nuko ariko nayo nuko yashimye. Ayahe niwo wamezi 2 aba yakoze. Ariko rero reka tuje muri story y'uyu ico gese mwari mutaragera igihe cyo kuja kwishuri cyangwa ubwo mwari mutaragera. Cyari kigeze twageze twahise tugenda nyine ubwo nyine yatugura inzu twimuka tugenda mu nzu yacu nta twakomeje ubuzima nyine bw'ishuri. Imana ihimbazwe. Muvuye mu buzima bwo kubura icumu rya no kwirirwa ku muhanda no na stress nyinshi. Uvuze ku muhanda byo ku muhanda kavuze twicaye nyine ku muhanda ashatse kuvuga ni igihe mwicaye abandi bana bagiye ku ishuri we mwicaye muri veranda mudahaye mwiga. Burya hari ico baza bita kuvuga ku muhanda abantu bakabona mayibo. Ni ukuvuga umwana uri mu myaka yo kwiga udafite minervari mwigisha burya iyo yicaye muri veranda abandi bana bakaja ku ishuri bagataha ahaye abareba bururiya mwana yicaye ku muhanda yagombaga kuba yicaye hehe mu ishuri ariko si mwari. Nukuri dukura abana ku mihanda mw'abantu. Nuko muba mubonye inzu yanyu muba mutangiye kwiga mujanye n'abandi bana ku ishuri cyane. Yo vuga ngo ahantu Imana yatwimuriye yari Imana yatwimuriye muri Edeni. Nuko ahantu heza uharebye wenda ku maso yawe ubona ko ari heza ariko kuri twe hari heza kuko simbuka utaravuga kugira ngo tuje muri Edeni aho inzira byanyuzemo. Ivuze ati ariko kandi ntavuze umuntu ahaturangiye yamurangiye yaje kubwira abakozi biwe ati mushaka inzu yo kugura. Hari umuntu wabuze ahantu hari inzu yo kugura. Urumva deja aho ntabwo hari mu mujyi mu by'ukuri hari igiturage. Arangize umwe aravuga ati ngenda hazi muri wa wundi muri wa wundi yatumye bahoraga atubona umushoferi aramubwira ati ntabwo ari umushoferi ngo arangize aramubwira ati iwacu ugiye hinza ahantu hari inzu aho ntuye amare ko tujyana amare nyine kumubona ejo inzu izagenda yishurwa
inzu nyine aragenda arayishura tuhita tugendayo. Ahita Iyo nagiye kukubwira hari igihe Imana izi gukorera igitangaza wowe gushaka kunyuranye n'ubushake bwayo. Muri iyo minsi amajwi twari mama yari arimo yumva ngo niyimbwe ngo ave aho hantu. Abana ngo gurisha iyo nzu ngo uve aho hantu ngo ntihorere abana hariya. Ngo hari ameze gute? Bya bintu tugira bene wacu. Noneho mwabonye inzu batangiye kutisikita ku nzu yabonetse ariko inzu itaraboneka ntibigeze bamugura ngo kura abana muri uwo musaka, ntibamugura ngo jana abana ku ishuri, amawazo gatangiye kuza kubera ko mwabonye inzu. Nuko ngo hari ahantu hanze bya bindi tugira bene wacu. Ngo ndero ngo abanyu ngo ntabanyu muri nta kwa kundi azavuga ngo naje mu modoka nje nyine nawe nyine byumva haroretse kumbwira kandi utari wenyine umugore yagiye Uganda natwe ni nk'abato ngo yaje mu modoka wenyine se imodoka yari ifite shoferi ntago ari byo n'ukuri none ugane nko muri ubwo buryo ntago ari byo kuza wenyine ntabwo ari ukuza wenyine mu modoka physically ni ukuza wenyine muri gahunda ugiyemo siko bazavuga ariko ntabwo ariko bajya bifata twebwe bene wacu. Yego dutambuke mumaze kugera mu nzu mwanyu mutangiye mwese mugiye ku ishuri wa muzungu usigaze no mu nzu mwanyu akabafasha yaradukurikiranye cyane gusa kontra yisirangira we no gataza akuze imigambi y'Imana. Imana ijya kugutabara igicisha ku kantu gato byabaye mu mezi ni mu mezi nta n'umwaka washize kontra yo yahise gusubira muri Canada. Ubwo urumva nyine kubashakiraho muba kubagurira inzu agasiga akoze iyo mirimo yamuraje muri Canada. Imana atasubira muri Canada. Urumva yari azi ko yaje gukora akazi ka leta ariko Imana iyo bati hariho n'undi murimo ugomba gusiga ukoze. Bivuga ngo buri wese uza gutegera kino kiganiro niba hari ubushobozi ufite wibuke ko aho iyo position Imana yaguhaye hari uwo iguhaye urushe ukwiye kubera nk'igiti cy'inganzamarumbo cyane n'ukuri nageri wawe agere mu gicucu cyane. Hari uza ashonje nageri wawe arya hage, hari uzabuze minervare y'abana nageri wawe abana biki ko n'ukuri none ubwenge na bino bintu turimo kunyuraho twebwe bene wacu. Mubaga mutangiye kwiga mugakabakina abandi bana murari ragaruka mu nzu inzara yarashize noneho musigaye mugenda iyo abana bamaze gukina cyane bamaze guhaga zatangiye guterana amasahani mu zagira dukomitwe du plastique n'amasahani n'amaplastique yo gukenera guterana gute ubwo ngubwo ndavuga iyo muhaze abana baza bakina mu nzu bibagiwe inzara yashize ntazo kazi kazigorora mu nda batangiye kugira gute batangiye gukina namwe gamubiye muri ubwo buzima kimwe n'abandi bana bose uko bameze baguye neza. Ariko ngo ukosore aho ngaho twege mu by'ukuri ntago twahaze ngo duterane amasahani ahubwo twagumye ku gicaniro turasenga ni nabwo twatangiye kwiga gusenga noneho dushima Imana kubyo yari imaze kudukorera. Mu by'ukuri twege ntago twagize umurenge ngo twibagirwe Imana ahubwo nibwo twarushijeho kuyimenya kwegera Imana. Tekeza ukuntu twavuye ruguru nta wundi muntu nta handi turangariye amaso. Urumva niyo mpamvu twigeze duterana amasahani. Urumva abantu baza birinda kwibagirwa yego mubanye na mama ngo buce mama nawe Imana iza kumuhamagara noneho musigarana nande. Mama yaje kurwara yego ararwara nyine mare kurwara mama we ahita aza kumurwaza. Yego ari nyogokuru nyogokuru wacu yego arangiza haratubuje abakobwa nyo abo mukinyamuro bazavaho ni kaka yo nyogokuru ubuvuze nyogokuru wuyu sibyo byo kuri nyogokuru ni mukaka ubuvuze ariko mukinyamurenge abamwitiri wari wo kuvuga ngo kaka sorry nyogokuru ni nyogokuru wundi suwa bigiye kwa nyogokuru wacu no nyogokuru wacu kaka yisaza niyo wa mugabo sagarura amarushanwa y'ikinyamurenge ari hano sema ari hano turenda kubigarura vuba cyane nuko nyogokuru wacu araza usubiye muri nyogokuru kaka yisaza nyine icyo gihe nuko aza kurwaza mama nyine barabana kugeza yitabye Imana.
umuntu aho mugize mwabuze papa mwabuze mama wamugira neza yagiye mama ararwaye nawe ageze igihe abasiga pole sana mwihangane ubupfubyi ntibuza bwibagirana kuko naje tibumenyerwa ntabu urabugendana nyine nyuma yo kubura mama mwasigaranye na mukaka mubana nawe mwaje ubanye n'umusore gute urumva yaje bibiri karindwi mama nyine agifatwa urumva mama akimara tubana 2008 urumva twabanye 2013 imyaka 6 2013 mwari mukibana na nyogokuru nabaza kwitaba Imana muri uwo mwaka 2013 nabaza kwitaba Imana 2013 yo pole sana kandi kuva 2013 abantu babarebaga ukuyuga yari uruhinja ayiwe Kwaraga ngo nanganaga aho nyuma yo gupfa kwa mama kandi wa muzungu yagiye mwaje kubaho mu buzima mufashwa nande mwaje gukomeza kwiga cyangwa byaje kuza twakomeje kwiga twaturumwe na famille ariko na famille yose yego impande zose ko bamuyomba ko batata wacu ibintu nk'ibyo barabafasha muri turashimira famille cyane no kuri famille zitegera abana zasigiwe ngo babashe kwiga bagende bikosore uko nukuri babegere kandi bazabona ibyiza imbere ngo nukuri nuko mubana na mama aritavye Imana none musigaranye na kaka nawe aza kwitaba Imana muze gusigarana nawe aho ni urugendo rutangirira rero hamwe nyamwiza azavuga ngo ni big problem neza naho big problem yabereye abantu bazaje babirebe abantu muzagende kuri channel ngaho niwe nkabacira ku mayange abantu kuri mibunda batabyumvise ibo bashaka kuba batarabyumvishije turashaka gusa gasamari gatoya kabatera kuzaja kurebera ini deep kuri mama gaye nukuri abantu bo kuri mibunda turabasabye muzakurikirane ubuhamye turumva hano tugeze twebwe kakozemo nka part kusaya duce hejuru hari byinshi tutavuze uriya mukozi w'Imana yadukoreye hari ubuzima twaciyemo tutabashije kubabwira kubera ko ari samare muzoze guca na mama Ariel mu birebe yego kandi tuvuze mukaka mama amaze gupfa mukaka nawe arapfuye 2013 mwaje kubaho gute twaje kubaho rero urumva twatukira abana batoya kuko ndibuka mama apfa ari abana bacu babiri batoya mu by'ukuri navuga ko mama dusigaye ruhinja abana babiri batoya b'abahungu impinja pe abana handi warebaga ukavuga ibi bintu bibaye gute koko birangiza nyine nyogokuru nawe amaze kwitaba Imana byahise biba ngombwa ko tujya mu mafamili urugendo ruratangiye sasa bagenda bikurikirana ngaho urugendo ruratangiye mwari muri famille tugera no kuba separate noneho mugiye kuba mu mafamille menshi niwe wari mukuru mwanyu kandi wewe wari mukuru niwe turi buze kuganira cyane wagombaga kuba uzi wari ufite umutwaro wo kumenya uko abanyu bose bamerewe aho bari ngaho yego nagombaga kuba ifite umutwaro kugira ngo menye bagenzi banjye ko bamerewe twarageregeje kubera ko ari famille zari tuzi ko zitwitayeho neza rimwe na rimwe ntabwo nari impangayitse kubera ko iyo ngiye kubifokasinga nkajya kuvuga ngo ndamenye buri buzima bw'umuntu umwe byari gutuma wenda nta kazi icyerekezo canje c'ejo hanjye hazaza kuko twari abanyeshuri none se ijya nzu yanyu muza kwisiga mu inzu urumva kameme yasigayemo abandi bantu aho wari uri hari undi mwana wajanye n'umwana muto cyangwa umwe yazajana n'umwana mu twaje kujana hari aho twajyanye mwajanye aho abantu bose babikurikiye bira kimwe nuko ikintu ahangaha isomo twakuramo cyane ibintu byo gutandukanya abana
gutandukanya abantu biriya bintu ni bibi biriya bintu ni bibi kubera ko umwana iyo ari aho ari aba yibaza mugenzi wanjye ameze gute ku buryo bishobora kumutuma wenda n'amasomo ye atakurikira neza biriya bintu ni bibi kubera ko uba wabyutse mu gitondo tumenya ko umuvandimwe wawe yabyutse nuja ku ishuri tumenya ko yagiye ku ishuri nurya tumenya ko yariye hari n'akantu ushobora kubona keza utabaye mu kana kadisi wamusanga izingo akandi wabonye tumubona wenda uzamubona muri vakansi cyangwa se kuwa gatandatu wagiye kumusura ni ukuvuga ngo ico gihe uriya mwana watandukanye n'iwabo afite ibintu byinshi atekereza nubwo ari mutoya kuko wari umenyereye kubana na murumuna wawe n'abandi batoya noneho ugeze aho wisanga muri babiri abandi babiri hariya cyangwa uri wenyine noneho ugiye mu bana utaruzi kandi muzi abana bari mwabo baba ari nka ba shefu wowe ni wowe uba mukuru ni wowe utumwa akenshi hari ababyeyi bamwe iyo abana be bagiye kurya akabanza akagutuma akakuzereza ukaja kuza ariko ababyeyi none ntabwo bakibaho ukaza kuzaga biha bigira gute biha byuhura biha bishira ibyo bintu nabo byabayeho cyangwa ukarya cyangwa wunamirije uhawe urya akamaguhamagara akagutuma mu bintu bidafite isababo mu izina rya Yesu niba hari umubyeyi wakoze ibyo bintu turamwihanishije nuko uravuze uti harimo ikintu cyari kigoye kwari ukutamenya ubuzima mugenzi wawe arimo mukubiyemo ibyo mvuze ibyo nibike mvuze hagomba kuba hariho ibindi byinshi wumvaga umeze gute wagendaga ku ishuri ukumva uratuje wagendaga ku ishuri ukiga ugatekereza kandi uzi ko utazi ubuzima abavandimwe barimo cyane hari ibintu tujya tubona gufunga umwuka kubera ko twese twa turi mu interina iyo twajyaga tugira rimwe tugahura hari aho tutasubiye inyuma nsubiye inyuma ho gatoya hari igihe byigeze kugera wa muzungu aragaruka twarabaye separe noneho arangiza ategeka ko twongera gusubira mu nzu yacu ni ukuvuga ngo kaka yapfuye tukiri mu nzu yacu twabanje gutandukana aho kaka mama maze 2008 mama maze gupfa habanje kubaho inama nyine ya famiye turatandukana 2008 birangiza nyine biba ngombwa ko muzungu ategeka agarutse muri Afurika ko twongera gusura mu nzu yacu turongera ico gihe nyine turabana iyo nzu yanyu yari gihari yari nk'abandi bantu yari taragurwa yari ihari noneho birangiza nyine twongera nyine kugira dusa nkaho nyine rimwe twaye dutaha ku ishuri twarabivuze mu kiganiro ko ndumva rero ko birakugora kubera ko uhabicagamo hagati abantu kubera ko inkuru ntayitangiye niyo mpamvu zabingora neza yego ariko ndakubaza mwakantu kumurusa wa muzungu aragaruka abategeka kuba mwana kandi mukaja mu interina noneho yanzu yanyu mwasigaga muri kinze tugiye twasigaga dukinzu twese kaka yari yarapfuye igihe kaka yari yarapfuye noneho tubona ko kugira ngo twongere dutandukane tutarasoza ishuri byari kubabangamira biba ngombwa ko tuzatukinga tukagaruka tugataha aho mwagaga musanga ikirinzo ushanga ari umusaka twarabivuze yari ubuzima bwabaga bumeze twarabibabwiye uwayishikagamo mbere byaba bimeze bite twakaza turindana kugira ngo twese duhurize hamwe nyine dukora amasuku kubera ko yabaga nyine ari umusaka yari nk'umuganda neza urumva uyu niwe wadutangaga naje nkazana na murumuna wanje nkatwe twari duturanye ibigo noneho twamaraga kuza tukama dufataga tugakoraga amasuku nawe urabyumva inzara yo ku ishuri umuruho ibiki ugataha gano mutaye muzi itarimo umubyeyi pole sana mwahuye n'ubuzima bushaririye ariko kandi Imana yarakoze kuba yego kuma cyane ntago twoba ngo bwari bushaririye yego bwari bushaririye wenda kukiyagiye ariko nibihe byatwigishije bitugira abantu bari strong bitugira abantu bihangana
tugeze kuri iyo point turaganira ikintu nyine turi muri community yacu aho umugore hayabura umugabo ku rugamba yamara agasigara nawe ndabana nka babiri umuryango w'umukobwa ukaza ukamubwira ngo nasige babana ngo atahe afate babana abasigire famiye y'umugabo mana yanjye icyo kintu abasigiye umugore utari nyina kandi niwe nyina nubwo ise wabo ari se ariko ga ise wabo nyine ni se wabo ise yapfuye noneho bapfushije se babuze na nyina kandi nyina ahari icyo kintu mw'abantu mwe hari ntuza byigeze kuba zino nkuru ngo byabaye saga bira byaza ngo bapfakaza ngo bongere ngo babyare ngo bongere ngo bagire bati basa nkaho babigize gute yewe niba hari ikintu nabonye kibaho umubyeyi kwirukana umubyeyi mu bana biwe mwene wacu azabyita ngo ni ukumenesha ijambo kumenesha ni iki si ukumenesha se kumenesha hari ibiganiro ni ukugusohora nta gahunda bagugeje yo gusaba gufata imyanzuro akanga usohoka nuko kumenesha yego kuza famiye yiwanyu kandi shaka kubwira ngo urafusha umugabo twabonye ngo haguruka tibakuganirije tibaguteguje ariko ibyo bintu bibaho ni wowe wasohoye ni ukumenesha uyu nguyu afite ubwenge yarashuriwe ni ukumeneshwa ni ukukumeneshwa ukagenda ugasohoka utabishaka kiriya kintu ibyo bintu twagiye tubiganiraho tuvuga challenge abana bagenda bahura nabo hari n'abantu benshi bagiye batwandikira abana babonye ubuhamya bwacu bakatubwira twebwe igihe mwavugiye papa wanyu yapfiriye natwe nshuro yapfiriye kuko kiragiye ngo hapfa abahungu abanyamurenge benshi cyane 98 bari benshi cyane bagaye babo hirya no hino muri Kongo hatandukanye nuko waruvuze ati umuvyeyi ico tugira ngo tuganire hano kitari kuri focused kuri mwebwe ariko kandi tuza kwifashisha nkamwe ka example yabo twicaranye yico gihe umuvyeyi asigaranye abana babiri ahisemo kubata ngo agenda ashakwe azobona abandi bana kimwe nuko ajya gushaka agasanga agiye kurera abana baruta umubare wabo ibe yasize none nashake yego urumva abo bana bagiye gukurana kagahinda mwagize gute mwakuranye kandi bo none bagakuranye umuvyeyi wabagize gute agihari ku gitekerezo cyanyu nk'abana bakuze ari imfuzi mwoshigikira ko abavyeyi batabana babo abana bagasigara ari imfuzi zikabura se na nyina hari bikamubura nje kanje nkivugeho wenda abantu sinzi uko bari bunyumve ariko ngiye kubwanje kivuga nkawe nje ndakivuga nkanje nuko mzumva nje nza numva bari abagore batasiga abana kubera ko akenshi urumva abana baba bafite nyine kagahinda kubupfubyi bakagira agahinda kubupfubyi bwase kandi na nyina nawe akamufata nkaho adahari kandi ahari ugasanga noneho akenshi bari abana b'imfubyi usanga bamwe basa nk'abagize nk'umutima nanava nk'umutima mubi trauma iri ugasanga abana bagize trauma ugasanga ari nyina baramwanze ugasanga na se nawe na base wabo barabanze noneho bakanga famiye ugasanga bakuranye ibikomere niba navuga nka bitatu cyo kubura se no kubura nyina ahari bakongera bakagera na ca gikomere ca base wabo babateye cyangwa se cyo gusohora nyina yego cyangwa se hari n'ubwo bazasorwa na ba nyirarume famiye y'umukobwa ikaza ikabwira umukobwa ngo basigira abana babo tukujane we mwana wacu ibyo bintu bibaho ba nyirarume kandi basaza bawe bakamubaza bakaguhagarara bakakubwira ngo turavuze ngo sohoka ugende nimba ari abana babo ubabasigire asa kuki bumva ko ari ababo none bakumva ko ari abana babo ntibumve ko ari abana bawe bo bakayoberwa ko imbabazi ufitiye abana bawe ari nkazo bagufitiye ari yego mu bishwe bimeze famiye yawe igufitiye imbabazi nk'umwana wawe ariko nawe ufite imbabazi z'abana bawe ariko famiye y'ibyo wavuze ikagufatiraho umwanzuro wo kukumenesha ngo siga abana bawe ngo bagutware ngo uzoje gushakwa ahandi kandi no gushakwa n'ahandi takindi uzobyara n'abandi bana bameze nk'abajya wasize ariko nanone ku rundi ruhande hari umugore cyangwa umukobwa ukeneye gushaka ureke imiryango
tituvyikoreze gusa imiryango nawe ubwawe nk'umugore wapfakaye ukeneye gushaka ahandi abagore baba bakeneye gushaka yego akemera agasiga abana biwe of course yabonye umugabo yotwara abana b'abandi none se reka mbaza amahitamo nabiri nimba ukeneye gushakwa tutwaraga abana b'umundi muryango nose rwa rugo rwose abana uba ugiye gushakamo kuki utakwicara urere ba bandi n'ubundi oya ugiye gushaka umugabo abana none se tugarukaga nubwo tuba tuganira umugabo wari umufite yapfuye kandi abana nta ruhare bagezemo kwica se none ufashe ba bana urabataye ugiye gushaka umugabo ntubaye responsabilité ni iki nuko uhagarara mu cyuho ukabasha kurera bariya bana utaye bariya bana ngo ugiye gushaka umugabo yego umugabo ndabizi ko akeneye arashakwa nyina afaka kiri mutakeneye umugabo ariko wibuke ko hari bariya bana badafite undi nyina batanafite undi se yapfuye basigaranye nyina ni wewe nawe urabataye none umuti ni ukuguma mu bana bakicara mu bana jewe ku bwanje bakwicara mu bana rwose bakareka urabona nka bya bindi turabirengagiza ibintu yego dufite turi mu bihe by'intambara abakobwa bacu cyangwa se bashiki bacu n'umufakara batoye yego umukobwa w'imyaka 20 uramubwira ngo naguma n'abana batatu yari afite ngo najyanye none se reka mbaze wa muco wa kera ubwoko bwacu nako n'umuco w'abantu bose bakoragaho kubyarirwa na ba nyira gucurwa none ntiyoreka gushaka umugabo akaguma cyane rwose ukaguma muri bana wabyariye wogaruka udafite baramu bawe ubu se woba ntabibaho nta muntu wowe utanakunda n'umugabo wawe aho sasa ni uruzingi ngagira inama abakobwa cyangwa abagore bapfakaye bakundane n'abaramu bawe kugira ngo kube inyungu z'abana babya ariko uzabikora nyine nka wa muco uzi ngiye suzi ko ariho ababyaranaga namwe kandi atavuga ngo nuko icyo Gabeti yavuze ngo cyakozwe ubushize kiramubabaza n'iki barimo bigisha uzi ngiye ikintu cambabaje kiragiye gucurwa ukuntu bimeze ngiye ntabwo nagira inama umuntu ngo nacurwe gucurwa neke haje ujya gushaka muramo wawe wenda ni ukuvuga ngo icyo bita gucurwa mu kinyamurenge ni ukuvuga ngo wapfushije umugabo noneho uracari mutoya uri umugore n'ubundi ukeneye umujyanama ugukeneye ugutegekera uracyakeneye umugabo mu yandi magambo noneho ukaja mu rundi rugo uri mu bana oya muramo we na nk'umugabo uvuga n'umugabo wakagushaka reka musobanurire tegera uno musaza umvega rero gucurwa icyo bita gucurwa niki wowe uri mu bana bawe kuno munsi dufite abana babiri noneho urupfu ntirutsinda ni naturere ni mpamagazi y'Imana uramutse ubuze umugabo none famiye yawe ikakubwira ati urasiga abana bana amura kuvuga atoya sisiga abana baje ndabasigira nde ko abanaga nabo umugabo n'umugore umwe yapfuye bari oblige yo gusigarana n'undi donc umugabo yarabagusigiye yego kandi imyaka yawe iracari mikeya kwihanganira ubupfuzi ubupfakazi bibiri ivuga ngo uzogeze imyaka 60 muri ico gihe hakaba ico bitaga umuco wa kinyamurenge umuryango ukavuga ati se muri baramu bawe bose mwasigaranye mu muryango wapfusha umugabo fukoze ntazagaruka ariko kandi umutwe umwe nguza wigira gusara hari umuntu uhaye ubona muri baramu bawe mushobora kuzagendana muri runo rugendo akaba umujyanama wawe muri runo rugo umugore yihitiraga amacanga bamuhitiragamo aha ni gihe bamuhitiragamo oya umugore yihitiragamo umuryango ukicarwa umugisema akakwanga wewe wese wamuga n'umugabo uwo mugabo akakwanga bagaze bakubwira ngo ninde wahisemo ukavuga ati rero ntabwo swisemo utagukunda okay nabikora kugira gusa ngo abana mbungabunge noneho abagore babikoreraga iki yashakaga uburyo bari abana be bazakurira muri discipline y'umuryango bagakura bafite se ubajejwe akabigisha akazogeza n'igihe cyo kubashingira habe no kubyaramwo abandi bana kuko imyaka yawe ikiri mikeya akabyaramwo abandi bana babana byaye bakaba abana bavuze ngo si wababyaye ni se wabuvukana na se n'uyu none nkubaze kiragiye iyo yahitagamo umugabo yakoraga inshingano zimwe n'izo akorera umugabo wawe akenshi niko byari bimeze
kuko iwacu niko byari bimeze kuko iwacu ruguru byari bimeze kwari uguhinga imirima. ubu ngubu abagore b'iki gihe barafuha yakumira umutwe ruguru iwacu kwari uguhinga, yaraguhingishiriza kwari ukuragira inka akakuragirira inka, nimba ufite inka zikeneye abungeri akazivanga zikagira, akamenya ngo ntiwejeje ibigori, akamenya ngo aragusakire, akamenya ngo abana bishura ishuraya, bakamenya ngo buri kintu yego iyo umugabo yawe ariko habaga inka zawe n'iziwe zizwi n'umuryango, bakamenya ngo uriya mupfakazi wacagira inka ziwe n'izi, uriya mucuye n'izi. Iyo habaga wenda mu rugo rwa wa mupfakazi habayemo ubukene, wa mugabo yahamagaraga wa muryango akabwira ati yeme uyu muntu mwampaye, kuko ibintu byacu byari biri ahagaragara ntibyari bihishe, inka ze zapfuye cyangwa yaziriye zigishije abana zashize, n'ubundi wa muryango ukongera ugatura inka ukamushumbusha ukamubwira ngo ngiki kibuga twongeye kubera gute kumuremera. Ni ukuvuga ngo icuguye umupfakazi yari uw'umuryango, umuryango wari umufashe kandi ntiwumuririye nabi. Arico gavuze ngo uti si byiza ko abana basigara babuze se ngo babure na nyina, ati kuvuga ngo babure se na nyina, nitugarura umuco, kuko umuco nugaruka bari abana baragaruka mu muryango. Yewe ntago nemera ko uwo muco ubu nyine uko bimeze tukene kugaruka. Yes, suba ngo singene ko ngaruka. Abantu sinzi ko byokunda bakora inzu. Ese mugane kwereka ubu ngubu batagikoresha. Oya ni amahanga twage. Reka nkubwire ukuntu batahindutse. Hano muri Kenya tuba ndabazi hari abagore b'abapfakazi bishurirwa amazu n'abaramu babo buri kwezi kwaremwe n'Imana, babagaburira, akamenya ngo abana barishura ishuri, akamenya ngo uriya mugore ararya aramwa aba mu nzu, akamutunga kimwe nuko atunze abandi bari hano. Niba ukurikira niba undeba uzagira amahirwe, Imana iguha Imana niba uzi gukora izo nshingano, Imana iguha umugisha. Nawe wa mugore we uzasabira uwo mugisha uwo muntu, kuko hari benshi uzasabira umukiriya wawe umugisha, uzasabira umugabo umugisha agize umuntu umutima, kuko hari benshi Imana ibaha umugisha. Hari benshi tubwira izo story. Njyewe hari abakobwa babiri bampamagaye bakurikirana, barambwira ngo dushakire abantu babiri twishurira amazu. Mbaheza abantu bamwe naje numvaga abagore n'abapfakazi bagwamagaye. Oya, abagore basanzwe bari mu bihugu byo hanze, mbashakira abantu babiri, barambwiye ngo itariki ya mbere ibaye sinza mpamagara, sinza namwibutsa, ni obligation arabikora. Bishurira abapfakazi. Yego. Bishaka kuvuga iki? Nubwo abantu bavuga ngo abantu biki gihe ngo imitima yarahindutse, ntago ari bose, hariho batarapfukamira bayari, ni ukuri imitima ntiyahindutse. Ejo bundi hari igikorwa twari turimo cy'umugabo muri Australia muri Pastor Gitimbwa, yishuriye abana b'imfubyi 10, abishurira ibihembwe 2. Imana ihumugisha. Ubwo no ubutunzi ahabika mu ijuru. Ubwo no ubutunzi ahabika mu ijuru. Ni ukuvuga ngo muri ino si turacafite abantu b'impuhwe, turacafite abantu b'amafamiye meza, turacafite abantu bufasha abana bakabaho. Gusa abantu bareka imvugo nyandagazi, ivuga ngo abantu bo nyine ngo abantu bose babaye babi, niba babaye babi bose, niba babaye babi bose, nawe wabaye mubi muri bo, ko nta muryango wose ugira nabi. Ntawo. Cyo tugira ngo tugana ku musozo. Bano bana murabona ko babaye imfubyi bakiri batoya, ariko kandi barakuze. Uyu ni umugore afite abana 2, uyu ni umugore uyu afite abana 3, uyu ni umugore muri ubwo buzima bwose yaciyemo afite abana 2 kandi abaye mu buzima bwiza cyane. Nukuri bivuga ko hari icyo Imana yakoze, hari icyo Imana yakoze. Nawe ufite abana batoya uhaye ubarere, subiremo intege, subizamo intege, ejo ni heza. Nawe wasigaranye abana, reka gutabana, reka gutabana, bazabaca umugani ngo nizibika ngo zaramage. Ico gihe nyoko yapfakaye iyaza kubata, timo muteshwe n'urupfu, mukaba akano gahinda mwamuvuga mwabayemo, mukaba mwarakabayemo ari uko nyoko yabatanye. Si history mwamuvuga, abari indi story, mwamuvuga ko mufite nyoko w'umugome.
ariko ntacyo mumushinja naso ntacyo mumushinja n'amafamiye yababereze ntacyo mubashinja famiye zareze bano bana turabashimiye cyane ni ukuri urabona ko mwagize neza ubu ngubu nabo ko turatanga ubuhamya kubwira izindi ubu nabo ni ababyeyi borera abandi bana namwe rero igihe cyose Imana izokugirira neza ukagira ubushobozi ukabona umwana wabuze se cyangwa se wabuze nyina udafite aho yerekera cyangwa wakenye uzomugirire neza kuko ushobora kutazagirira umwana wawe wa muzungu wakugiriye neza wa muzungu buriya yaje mu shusho y'Imana fata abandi bantu nawe bari mu buzima buri hasi ubagirire neza witura Imana nico kugeza wumva iyo muramo uja gushingura mukavuga ngo ikivi atushije tuzocusa muratekereza ko mama wanyu yabaye mu buzima bw'ubupfakazi aza kuba mu buzima bw'ubupfakazi yabaye mu buzima afite umugabo aza kuba umupfakazi aza kuba mu buzima bwo mu mujyi n'ubukene bukabije ko twasinze ibintu byinshi ariko aza kugeraho abona umugira neza aza kubona muhindurira ubuzima ko murumva amashinga yapfanye buriya yapfanye imigambi myinshi yavugaga ati naje ningera igihe Imana ikangirira neza zagirira abandi bantu neza habe n'ubundi muri ubwo buzima twari tubayemo dusuye nyuma gato ntiyahwemaga no kugira abantu neza barahari benshi yagiraga neza aho rekomandasiyo rero ngira ngo mbaheze kugira ngo muzuse ikivi nimugera mu ijuru muzabwire mama wanyu kugira ngo mama burya turasigara turakura tugeze igihe natwe dufasha abandi dore abo twafashije tugafasha abakirisitu muzojana mu ijuru cyane ni ukuri timukibagirwa Imana yabakuye kandi muzakomeza abandi nimunagana n'abandi bose muzabagure ku ejo hari byinshi ejo ni heza no kuri nawe ufite aho Imana yagukuye sura nyimushima Imana hari byinshi Imana yagiye dukorera ushobora kuba utarabayeho wenda mu buzima bwo gukura ababyeyi uri umwana mutoya naryo nishima kuko basigaye nabayeho nta kibazo ni ukuri ujya ushima Imana natwe tuba tubabwira bino Imana yatugiriye neza yaratureze twarayibonye mu buzima butandukanye wowe urimo kunyura mu bintu nk'ibyo twanyuzemo wasigaranye abana batoya kuko asaba abana nanjye bazakora umuntu ni ukuri hari Imana yego hari Imana ariko kandi hari n'abantu cyane hari abantu baza bareka kurira wowe ngo nimwende musenga Imana ntabwo ari Imana izokora icyo ushoboye gukora kandi Imana inyura mu bantu icyo ushoboye gukora gikore witegereza ngo utegereze abandi kuri icyo ushoboye gukora Imana itizakubaza icyo utarushoboye nshuti bavandimwe mwari mudukurikiye ibiganiro byacu nakagenda kagaruka murumva ko tutagiye mu ukuvuga ngo muzabisanga kwicano hari part 1 na part 2 hari part 1 na part 2 niho muzasanga ubuzima bushaririye bwari buri hano kidukoze twirinze kuvuga cyane ngo twinjire mu marangamutima hashobora kuja kuba nko kwibuka n'amemorisiyo n'amarira ariko nimugara kwa Mama Mariera muzasanga byose hanyuma abantu baradukurikiye mukore kwa Mama Mariera subscribe abantu kuri mibunda abantu kuri mibunda baze kuri Mama Mariera bakora subscribe kandi ngo nabantu beza biwanyu tugira abantu beza bakora subscribe kandi barazikora abantu bose bakurikiye bano bantu mubakore subscribe mubazamura ibiganiro mu birebe byabo mu birangize kugira ngo babashe gutera imbere muri bwa buryo bwo kurirana neza kanda subscribe tigoye na like na share tibigoye ni utuntu tworoshe wikomera kuri subscribers nkaho ari nta kindi kintu kirimo kora subscribers ibiganiro byabo n'ibiganiro byiza bizanagufasha no kugirira abandi neza kandi ari nako kujobutsa imirimo yawe Imana izaguhembera aba utwara ko mu kiganiro bye bye